twese dusanzwe tubizi ko waba uri igitsina gore, waba uri igitsina gabo, uba uri umwana, turabizi ko abakobwa bakunda amafaranga. Ibyo ni ibintu tuziranyeho, sibyo? Uyu munsi rero tugiye kureba ikibibatera, tugiye kureba ese ni iyihe mpamvu ituma muri kamere yabo icyo kintu kibamo, ni iyihe mpamvu ituma, mbese muri make ni iyihe mpamvu ibatera gukunda amafaranga, niba koko ari byo batababeshyera. Turagendera ku bushakashatsi bwakozwe tugendeye ku cyitwa Capricorn, sibyo? Cyangwa se Zodiac sign. Ushobora kuba udasobanukiwe ibi ngibi babikora bashingiye ku myifatire y'icyiciro cy'ubwoko bw'inyenyeri. Ndagira ngo ubyumve neza, aha ngaha bagendera ku myifatire y'icyiciro cy'ubwoko bw'inyenyeri. Tugendane neza, ese n'umudayimoni baba bifitemo? Reka turebe tunamenye neza niba biba muri kamere yabo, wenda bikaba ariyo mpamvu bakunda amafaranga ku kigero tubaziho cyangwa ku buryo tubimenyereyeho. Tugiye kurebera hamwe rero impamvu ibatera. Reka dutangire. Nababwiye ko aha ngaha turagendera ku bushakashatsi bwakozwe bagendeye ku cyitwa Zodiac. Ubundi akenshi bavutse muri iki cyiciro kuva ku itariki 22 Ukuboza, ubwo ni mu kwa 12. Nizere ko tugendana neza kugeza ku itariki 19 mu kwa mbere, ubwo ni muri Mutarama. Aba bantu bavuga ko bafite kamere yo gukunda amafaranga cyane, bivuze ko biba biri muri kamere yabo. Umuntu wavutse muri iki gihe kuva ku itariki 22 Ukuboza kugeza kuri 19 z'ukwa mbere, ese koko nibyo? Reka tuze tubirebe. Ngo kugira ngo ujye ubona ibintu by'ubwenge nk'ibi ngibi dukoraho, ikintu usabwa gusa ni ugukanda subscribe, ni ugukanda kuri buto subscribe iri munsi y'iyi video, tukajya tubana buri munsi ukajya ubona ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge bivuga ku bintu by'ubwenge. Cyane ko gukanda subscribe nta kiri biri bugutware, nta n'ikiri buhombi, sibyo gusa ubufasha na support urabutanze kuri iyi channel. Reka twikomereze. Dore impamvu nyamukuru rero zifatwa nk'aho arizo zitera bashiki bacu gukunda amafaranga cyane. Nizi zikurikira. Akenshi ubundi usanga abakobwa bazwiho kuba abanyamwete kandi abantu bagira intego zirambye, apana abandi bahura n'ibishuko byinshi cyane. Rero izi ntego baba bafite nibi byifuzo, ikintu kimwe mu bibatera gushakisha amafaranga nk'aho bayataye. Nk'umuntu muzima nawe niba ufite intego, urabizi ko ahantu hose wabona amafaranga, aho hantu niho wahakatira uko byaba bimeze kose. Niba usanzwe ugira intego, ibintu turabyumvikanaho neza 100%. Reba ikindi kibibatera rero, umukobwa ni wa muntu uba wumva iteka yakigira, ni wa muntu ubaho ubuzima, ni wa muntu uba ushaka kubaho ubuzima yumva butekanye. Ibi bigatuma iyo atekereje amafaranga yumva ko ari igikoresho kimwe byatuma abaho ubuzima butekanye. Kandi abakobwa bazwiho kugira amahame akomeye cyane. Ibi bivuze iki rero? Ibi ngibi bivuze ko impamvu rimwe na rimwe bemera no kubabazwa ari uko bagira amahame atabemerera kuva ku ntego zabo. Aremera akanyura kuri buri kimwe kugira ngo intego ze zisohore, intego ye ayishyikire neza, ayigereho, bitukabacira imanza. Ibi ngibi biri mu mpamvu zimwe na zimwe zituma abakobwa bakunda amafaranga cyane. Ndabizi neza ko tutekereza ngo n'abasore, abahungu, abagabo nabo niko babitekereza, n'aya mahame yose barayagira pe. Ariko byanga bikunda, ndagira ngo nkubwire ko ikigero abakobwa bakunda amafaranga n'uburyo ibi ngibi babikoramo ntago ari kimwe n'abagabo, ntago ari kimwe n'igitsina gabo. Nizere ko turi kugendana neza, kubera ko ibi ngibi byakorewe ubushakashatsi hagendeye ku cyitwa Zodiac kibasobanuriye haruguru. Abakobwa kandi nibo abantu usanga bifuza icyubahiro n'iterambere ku buryo bwihuse, uri ku muvuduko uri hejuru, kubera ko baba bafite n'impungenge z'ahazaza. Iyi ngiyi ikaba n'impamvu nyamukuru babikora. Ko abakobwa barakandamizwa cyane, akenshi na kenshi usanga aba yarakuze abona nka mama we wenda kubitwa, ni urugero, cyangwa se akabona ahandi hantu ariho hose, haba mu kazi, muri sosiyete, umugore ntafashwe neza. Rero akumva isaha n'isaha yabona amafaranga, akabona ari byo bimukoresha, ari byo bituma umugore afatwa nabi. Akumva ko isaha n'isaha nabona amafaranga bizatuma wenda azabaho neza mu bihe, mu buryo butekanye kandi mu buryo yishyize akizana. Rero ntitugacire imanza bashiki bacu ngo bakunda amafaranga cyane. Rero ibi byose iyo bihuriye hamwe niho uzasanga abantu bavuga ko abakobwa bakunda amafaranga. Ariko ndagira ngo nkubwire ko ahangaha aba ari harimo kwibeshya cyane.
hano haba harimo kwibeshya. Ati kubera iki? Uzasanga rimwe na rimwe abantu babikabirije rwose bashaka kukumvisha yuko haba harimo n'umudayimoni cyangwa harimo satani yabitera igatuma bakunda amafaranga ku rwego rwo hejuru. Ariko nizere ko nkuhaye impamvu zituma abakobwa bakunda amafaranga. Umukobwa ni wa muntu akenshi igitsina gore uzasanga babayeho badatekanye, usanga ibigabo bibakubita, usanga babayeho nabi mu buryo budashimishije. Muri make umukobwa udafite amafaranga ntago aba yisanzuye, nta kwishyira kwizana azaba afite, kabone niyo yaba afite umutekano w'igihugu. Usibye ko ibintu nk'ibyo muri leta yacu byaciwe, ariko ahantu henshi hamwe na hamwe kuri iyi si biracyahari. Ugasanga ahantu hose igitsina gore kirasuzuguwe. Niyo mpamvu rero uzasanga umukobwa aho ari hose abona ifaranga akamira amazi. Nizere ko mbahaye impamvu rero zituma mubona ko umukobwa akunda amafaranga atari uko wenda hari ibindi bibyihishe inyuma. Rero bafite impamvu yo kuyakunda. Nizere ko wamaze gukanda subscribe rero kugira ngo ujye ubona ubusesenguzi bw'ubwenge, ubone ibintu bigezweho bya nyabyo ku gihe kandi byizewe. Iyo ukunda ibintu by'ubwenge rero kora subscribe hano tubane umunsi ku wundi. Niba twemeranywa ku byo nababwiye kugira ngo unyandikire muri comment